Hakizimana Innocent kaze mushake mutana mushimira watinyutse n'ubwenda ngo yaratinyutse ajya kwiyamamaza yigira ikize tinyuka irashoboye tinyuka urashoboye se cyaba yatinyuka urashoboye se yavuze yibona pe ntabwo byajyanye na ba Miss Hakizimana Innocent ngo bene abadutegurira nukuvuga ngo Hakizimana Innocent tubibutse no mwarimu mu karere ka Nyabihu ariko kuri ubu ngubu yahamagajwe n'urwego rw'ubugenzacyaha RIB umunsi w'ejo nibwo azitaba itariki ya 31 nibwo azitaba iyo convocation bene aze kuza kwidushyiriraho irimo iracamo ariko ndabona atari mu kunyitaba kandi abona ari kwigisha twavuganye yuko turi buze kuza kuvugana uyu Hakizimana Innocent ese akurikiranwa biki ntabwo nyine bahari ababigaragaza nta birimo se icyaza kuri inyoza kibenye hageze oya umenyeshwa hageze ariko we hari ibyo yahise yandika kuri convocation kuri hamagara hari ibyo yahise yandika hejuru aravuga ati we yahise ese gupostinga umuntu uzarongora ni ikibazo avuga ati ari kubicira ubukwe se kitondera urumva yahamagawe ku intuza yihawe ihamagara yari hawe ku itariki ya 29 nawe aryakira kuri 30 uyu nibwo yashyizeho ati ikitonderwa ni Dr Hakizimana Innocent umunyapolitike ku rwego rw'igihugu nejejwe no gusobanurira urwego rwa RIB ko ibibazo by'inkwano ku mudamu wanjye Tuyisenge Console tuzabana ku buryo bwemewe n'amategeko kuwa 27 z'ukwa 8 2026 muri Jenda Nyabihu nibwo inkwano izatangwa mu ruhame igahabwa ababyeyi byakemuwe n'umuyobozi w'akagari ka Bukinanyana none ahubwo babaye n'umwarimu uzi gusoma uyu mukono wiki yanyifurije sinzi muri RIB kandi ari ibibazo mbonezamubano byo mu rukiko mbasabye kureka kunsenyera urugo mwitwaje inzego niba ari mu kujya gute mukorera ni Dr Hakizimana Innocent arasinya aha rero yari yahamagajwe ni medical doctor ni Dr Apish Atibwana Hakizimana Innocent utuye mu ntara iburengerazuba akarere ka Nyabihu umurenge wa Jenda akagari ka Bukinanyana umudugudu wa Bugarama ukoresha telefone bayishyizeho dushingiye ku ngingo ya 9 n'iya 10 z'itegeko nimero 12 karongo 2017 ryo kwa 7 ukwezi kwa 4 2017 rishyiraho urwego rw'igihugu rushinzwe ubugenzacyaha hakurikijwe kandi ingingo ya 20 y'itegeko nimero 027 karongo 2019 ryo kuwa 19 ukwezi kwa 9 2019 itegeko ryerekeye imiburanishirize y'imanza nshinjabyaha urumva byose bijya mu nshinjabyaha aho bavamo n'igifungo usabwe kwitaba ku itariki ya 31 z'ukwezi kwa 2026 ku isaha ya 4 za mu gitondo tugusabye kuza witwaje uru rupapuro hamwe n'irangamuntu yawe mu biro bya Tunezerwe Fille bikorewe Kanama kwa 29 z'ukwezi kwa 4 2026 umugenzacyaha Tunezerwe Fille niwe washyize umukono kuri no hamagara Hakizimana rero ndi kumubura nimero irimo iracamo ubu tugize amahirwe tukamubona bari mu biruhuko bari mu biruhuko ayo twa twavuganye yambwira ko ari mu nzira arimo kwerekeza mu karere ka Musanze kandi yanambwira ko agiye kuhagera dutandukana mbwiye ngo hari umuministiri ngo abone uri kumuhamagara none ndi kubona ntari kumubona biseka nkaho batari ibyo ariko ubwo rero kugeza kuri ubu uyu ugiye kuri akaunti ya X ya Hakizimana Innocent usanga agenda ashyiraho
abakobwa cyangwa se harimo n'abavuze yuko ngo hari na bamwe bashobora kuba ngo bubatse ingo nabo ajya postinga avuga ko azabagira abagore be ntabwo arimo kubasha kudufata ibi bintu ibyo ari byo byose muri hamagara nta birimo ariko we yahise yandikaho buriya si ibyo akeka ko bamuhamagariye ashobora no kwajya agasanga yahise abyandika yahise avuga iby'inkwano aravuga yarayibeshye inkwano ati ni ibintu mbonezamubano ubundi bivuga ko mu bakobwa akunda gupostinga ku rubuga rwe rwa X harimo abatabyishimira ubwo gufata agushyira atakugishije inama ubundi bitangira bavugaga yuko uburyo abonamo ama nimero yabo hari umwe twigeze kuganira nuko ntari kwibuka nimero ye nakamuhamagaye ushobora no gusanga ari umwe muri bangaba washobora kuba yaratanze ikirego hari umwe twavuganye ambwira ko yarebaga kuri liste y'abarimu bahawe akazi cyane cyane muri turere twa Rubavu Nyabihu na za Ngororero na Rutsiro none kuko uzasanga abakobwa bose yagiye postinga nureba kuri X nabo muri bira bice hari no yashyizeho nirangamuntu ye rwose nk'uyu ngo tuyisenge konsole irangamuntu ye dore ngiye tuzafata umwirondoro w'umuntu noneho hanze ndakurahiye mbaza umwe muri abo bakobwa arambwira ati ubundi bitangira numwe uvuga ko ari umusiniya mu barimu iyo rero hasohowe urutonde rw'abarimu bahawe akazi na REB mbere bajyaga bashyiraho inimero za telefone bagashyiraho n'inimero z'irangamuntu n'ikigo bamwohereje gukoreraho n'amazina ye bavuga ko ariho yajyaga akura izo nimero yagendaga areba kuri liste akarebamo ab'igitsina gore bamwe ngo akabahamagara harimo nabo uzasanga benshi yaragiye abapostinga ashyiraho amafoto yabo barangije muri kaminuza bagize graduation agahita avuga tubino tuzabana oya yamaraga kumuvugisha agahita amubwira ati ngewe nitwa Hakizimana Innocent azi kwiyintroduza ati ndi Dr. Hakizimana Innocent umwarimu wende ubimazemo imyaka iniyi nakubonye ku rutonde rw'abantu baje gukorera mu karere kanaka ubwo ni Nyabihu cyangwa Rubavu cyangwa Rutsiro na Ngororero nk'umuntu uje mu kazi mushasha nagufasha kwiyintegra ukamenya uburyo akazi gakorwamo hari bamwe rero bahitaga bumva yuko kuko abonye umuntu mwiza kandi uzamufasha ese Dr. nirye cyangwa nawe ari mubazi nuko tutamubonye ngo tumubaze urumva noneho harimo abayasabaga yuko bazabonana akabaha gahunda hari nabo uzasanga bagiye bifotoranya bagiye nko ku mazi i Rubavu bakemera ubutumire bakahura bagafatana udufoto abandi kugira ngo approve ko bize akabasaba wenda nk'amafoto bifotoje bakoze graduation cyangwa se badefanze kugira ngo abone ibimenyetso simusiga kuko avuga ko agomba gushaka umugore wize ibi rero mu kiganiro we yigeze no gukora ku gitangazamakuru kimwe avuga ko ubundi byatangiye kubaho nyuma yuko yari amaze kugira ibyago apfushije umugore we yari afite nibwo byatangiye kugaragara none hatangira ngo urugendo rushya rwo kurambagiza bushyashya kugira ngo ashake umugore wundi bazakomezanya ubuzima ubwo rero mu gupostinga abo ngabo we urabona ko hari uwo amaze iminsi avuga yuko no gukwa byose nko kuri poste iheruka ye ugiye kuri ntuzaye kuri account ye nka poste iheruka yashyizeho ngo ni umunyapolitike w'impirimbanyi imaze amasaha 15 y'ubutegetsi mu Rwanda Dr. Hakizimana Innocent in philosophy wari umumbaza ngo mu wiki in philosophy and education in University of UNICAF mbabajwe no kumenyesha abanyarwanda bose inkuru y'akababaro ku mudamu wanjye Tuyisenge Konsole twari kuzasezerana imbere y'amategeko ko bitakibaye urumva
ubwo ashyiraho screenshot Yari ati indobo kuri se. tuyisenge dosiye kwandikisha ishyingiranwa ifite nimero yingiyi turabibutsa ko ishyingirwa ryanyu imbere y'amategeko riteganyijwe ku ya 27 z'ukwezi kwa 2026 nkuko mwabigaragaje mu busabe bwanyu. Gahunda yo kwiyandikisha iteganyijwe ku itariki ya 20 z'ukwezi kwa 8 isa 11:23 ku biro by'umurenge wa Jenda Nyabihu. Ku munsi wo kwiyandikisha abifuza gushyingirwa abahagarariye ndetse n'abahamya ni bwa butumwa nyine batanga yahise abushyiraho. Ubwo aba amenyesheje abanyarwanda. Iyo ukurikiye ntuzaze Dogiteri bose bagiye gukora uko baravuga. iyo ukurikiye ntuzaze agenda nyine ashyiraho amaposte menshi. Iyo uvuye kuri iyi poste sinzi hano Afite abantu bamukurikira se. arabafite afite abantu bamukurikira bagera ku bihumbi 2440 kugeza kuri isaha. Hari indi iyibanziriza nayo imaze umunsi umwe ati umunyapolitike w'impirimbanyi w'ubutegetsi mu Rwanda Dr. Hakizimana Innocent nejejwe no gusaba imbabazi abanyarwanda bose ko ibibazo by'inkwano ku mudamu wanjye Tuyisenge Console bizakemuka mu miryango yombi kandi imihango y'ubukwe ikomeze ku wa 22 z'ukwa 8. Ashyiraho na nimero za telefone ze, ashyiraho n'ifoto y'uwo Tuyisenge. Hashize iminsi nembere go yanditse mu Cyongereza ati politician candidate president Dr. Hakizimana Innocent in philosophy and education in University of UNICAF who appreciates both all Rwandans and my wife teacher Tuyisenge Console who accepted to be my wife on 27th August 2026 in Nyabihu district Jenda sector. Urumva? Ashyiraho na nimero za telefone. Ubwo uwo mukonsere nta kintu cyo bivuga. Birashoboka ko yaba yaratanze. Nafungwa umugore shokora watanze urumva izo tutunirwamo no dukikwa ngo ni muzima ni tayari. Nta mubuze rwose rwazitubwira. Umugabo ibi rero ushakira indi nkuru noneho nuza kumubona. Dogiteri rwose. Dr. ndabona akomeje kurikoroza. So wakinyebya mu Buganda kubitanga. Arabonetse. Innocent Hakizimana Dr. Allo. Nabashatse nkomeza kubabura. Turi mu kiganiro ndi kumwe n'abagenzi banjye, ndi kumwe n'uwitwa Brandine Wikunda ndetse na Jean Pierre Barushimana. Twarimo tuvuga kuri ihamagara bigaragara yuko ibiyikubiyemo wowe hari ubundi butumwa bwawe wanditseho. Ibi bishatse kuvuga iki? Nyine no kuvuga kuriya n'umuntu bane n'umuntu kiba yitiri kwinjira mu kibazo kitacakemo. None se hamagara ubwayo kwigaragaza yuko uhamagaye ku rwego rw'ubugenzacyaha RIB wowe ugahita ugaragaza yuko ibintu by'inkwano waba wabashije kumenya amakuru y'ibintu bazakubaza kuko uri kuvuga uti ibintu barimo gushaka kumbaza ni ibintu bijyanye na mbonezamubano kandi ndabona babyise nshinjabyaha. Nyine no kuvuga umuntu ndega n'umuntu tuzabana. Rero byaraje mu kagari. Bijyamo bigiyemo asuzugura abakagari icyemezo bafashe abangwa afitanye ngo komanda wa RIB bafitanye amakuru. Ingwaramfungwa afata ngapfunge. Rero rukuya ikibazo ntabwo ari gisa nawe yahise telefone. Ndamubwira ati bikoresha inyandiko kugira mubone ikimenyetso. Ahantu uri ko hari urusaku. Nyine nayo ndi mu tagisi ndi kumanuka ariko kumva byo nahise mbere nabyutse ndi kuvugana na advisor wa minisitiri wa Minaroke. Ngerageza nawe kumutakira natakiye n'umukuru w'igihugu natanga n'ikirego ku rwego rwa RIB ku rwego rw'igihugu garagaza akarengane nakorewe kandi gakorerwa n'umuntu wiyitirira urwego akora kandi ahembwa. Ninde wiyitirira urwego kandi ahembwa? Nyine mu kuvuga uwo RIB komanda Musawarira Bifu aje vuba niwe muntu unteranya n'umudamu wanjye. Aho mwakura mutwara mu modoka
none se kuri kumwita umudamu kandi tukaba twabonye hari aho wavuze yuko ibijyanye no gusezerana nabwo usaba abanyarwanda imbabazi bihindutse bipfuye turabihuza gute uri kumwita umudamu ukaba uvuga uti turi kwitegura kubana wamaze kumwita umudamu deja nese umuntu iyo umuntu abana batarasezeranye si umugore n'umugabo murabana se nese turabana nyine murabana none ayo ni amakuru mashasha ahubwo tumenye turabana nuko yigisha urutsiro ujyayo aba muri geto ye ni hariho nasabira uburenganzira ibyo ntabwo twari tubizi ko mu bantu inose hariho nabisabira uburenganzira usibye uko twajyaga kubishyira imbere y'amategeko ribi ikabyivangamo kandi ibyo ni imbonezamubano n'igihe ntikiragera cyo kuba wenda yavuga ngo naramwanze none kuri wowe ukaba uvuga uti ibintu ndi gukorerwa ni akarengane nta karengane gakomeye none ku munsi w'ejo uzitaba kuri ribu umunsi wese namusobanuriye nje navuze yuko nsanzwe nifitanye ikibazo n'ubushinjacyaha bwa Nyabihu aho bwakinjije kwica bikampama na n'ubu bikaba biri mu rukiko rw'ikirenga kumva rero ubwo bukozi butakongera washinjijwe kwica biraguhama ibihambama kandi nta n'abo bantu batagaragara bonisha na n'ubundi kurishwa miliyoni 1,900 mbese ubwo waba warishe umuntu bakakurisha miliyoni 1,900 nisha abana be ngo bafite ukwezi wishe abana tera amabuye ngo nateraga amabuye ku mazu ukumva siribira gushinja ibyo bintu wayitaba ahubwo nasabye ko bakuru n'urwego rwa ribu cyangwa nubwo uri kutubwira ko uri muri tagisi cyangwa urimo uracika inosa ndi gucika sinje nacika kandi nkatiwe urakatiye nkatiwe imyaka 10 isubitse 10 isubitse nanyura reka nguhe mugenzi wanjye Brandine yararimo yibaza ati se uyu mudogiteri nabyo ubimubwiye mwiriwe neza yego nari ndi kwibaza kujyanye n'ino dogiteri dogita ibanziriza izina ryanyu yaba ari ni medical doctor cyangwa nuko kundi umuntu afite PhD nyine oya mfite PhD ebyiri uno natangiye ni ya gatatu mu Rwanda uzifite mu biki muri philosophy na education and administration okay ubwo iyo mwatangiye ni iyihe iyo natangiye ni leadership education leadership okay murakoze cyane none Hakizimana Dr. Hakizimana Innocent ko hari abagiye bavuga bati ibi bintu tujya tubona kuri Dr. Hakizimana Innocent bishobora kuba bifitanye isano no kuba yaravangiwe abo bantu bo wababwira ngo iki murakoze ngo kubwira abanyarwanda kujya abanyarwanda bose sabaganga n'umuganga temera kuvuga rezilita y'umuntu y'umurwayi rero ngumva ahubwo umuntu uvuga ibyo bintu yakwiye kwiga kati uburyo bwo gusebanya no gutukana no guharabika inzego kuko niba naratanze kandidatire bakampima indwara 28 na sibirimo ntabwo niba narasaze kugira umudogiteri watanze icyo cyemezo yagaragara nabwo aba yarabimenye ibanga ry'akazi ariko ushobora kurwara nyuma yo guhabwa icyo cyemezo kurwara byo byashoboka kuko twahumbeyemo menshi kandi twayagaruza ariko zidajya gutangira izana none iyo rezilita bayikura bivuze ngo abo bantu ariko nawe urabyumva oya barabivuga naribu yarabivuze iri kuganira n'uwo mugeni wanjye ngo ntayasanga umusazi kibaza rero urwego rwa ribu rushinzwe inshinjabyaha iyi muntu wabimpaye yapfuye muri Finland cyangwa se Dr. Innocent Hakizimana waje kugera aho gusara ku buryo binyura ku itangazamakuru anyohereza icyo kiganiro nyandikire kuri WhatsApp yakiguha umukobwa ashinze ati njyewe ribu ya Nyabihu yambwiye ko umugabo wanjye yasaze none se niba barize n'ikiganga
Halo? ikibazo Tugana ku musozo wenda ndumva tutari kumvikana neza kubera ihuzanzira. Waruvuze uti ngewe ntabwo nakwitaba urwego nka RIB kubera yuko harimo umuntu urimo kungambanira. Kandi nabwo kwitaba nabwo bikaba bigize icyaha. Oya naregeye RIB yo hejuru kandi nakizo n'ubusobanuro. RIB hejuru bakubwiye kutitaba? Oya je nabasobanuriye ibyo ndi gupfa none nari w'Inyabihu. Ngereje igisubizo. Iyo basaba se wenda ukavuga uti kubera ko Nyabihu ntizeye ko nahabwa ubutabera nditaba i Kigali. Ahubwo wenda icyo nicyo cyashoboka. Iyo nayo ni inyunganizo mbaye. Tara amasaha. Ariko ni iya mbere iya kabiri niza niho nzabikora. Kuko kuba utakwitaba RIB nabyo atake nk'umudogiteri nkawe ntabwo rwose byaba biri kugaragara neza. Oya ikibazo ufite iya mbere ufite impamvu iya baba iya kabiri iya gatatu niza ari mandadari rero nacyo niza amategeko barakurikiza procedure barambi ya kabiri nibwo ushobora gusaba ko nahitaba mu kandi karere. Reka rero tugushimire ku bw'amakuru duhaye. Ntabwo nari nzi yuko rwose uyu mugore mubana ni amakuru mashya. Honestly ugera igihe kwandikisha umurenge ugatanga ku mpano uwo muntu mutabana. Yego urakoze Dr. Hakizimana Innocent. Ahubwo ni ikibazo musabire RIB itanteranya n'umudamu wanjye nta kibazo mufite. Sasa ngira ngo nguko rwose RIB igiye kurusenya. RIB rwose urumva ngiye nta makuru mashyashya mpaye ntabwo narize ko uyu babana. Urabyemeza koko none se ko bivuzwe na nyir'ubwite kabivuze muri kubwira tayari atari tayari. Nawe sugiye kujya muri babandi mu bintu mwumvise uyu mudogiteri wita dogiteri avuze afite PhD yatangiye gatatu yazikweretse ugiye kujya wamubereye umugore se ugiye kujya mu bavuga yuko nawe ntabwo ari foto yawe gushyiraho ko arwaye muri hafi kurushinga reka dusoze ikiganiro amasaha yadufashe saa 6:05 reka mbashimire mwebwe twabanye mu kiganiro ariko reka mbandike imiro twakorera ikiganiro Sam ndagushimiye. Wakoze cyane Brandine. Jean Pierre nawe ndagushima. Yakoze. Reka dushimire n'abantu